Yes, reka twongere tubaha ikaze kuri IM Irakiza Media TV. Nkubwira ntiyo wakoze subscribe kuri IM Irakiza Media TV. Amafufu amafaranga agufrebe. Hano imbere ya kamera twafite abatumirwa, harimo umurigent, harimo nabandi. Reka tubaha ikaze kuri IM Irakiza Media TV. Tubaha ikaze. Yes, ko bikose rero kadukomereza aho ngaho tuvuga tuti tushobora gufatanya bibaye ibiganiro bya kabiri, none tugiye kureba tugasanga oya nagagiye batarujara agagiye reka twibwe rero ngiye kayita ko Julia Alias Kanyombya nkuko dushaka kugira ngo dufashe urubyiruko nibyo ariko n'umuntu ukuze w'umubyeyi akavuga ati turamusuje n'abana be tugasura n'abandi ariko rero turashaka kugira ngo tubabwire ko tuje mu kiganiro turi mu bintu bya education ntego kandi n'uburyo abantu bagomba kwitwara no kwitwararika. Igituma tuvuze muri education ahubwo muri education urakomeza ikiganiro gute unagukomerezaho utivuga umeze nk'igihumyo fata mikoro wivuga fata take yegereza uvuge mikoro fifri nyine njye amazina yanjye nitwa Irakoze Peace nyine nanjye nuye muri Gasabo nyine ndumva nta bindi nakivugaho nyine. Yes wowe njye nitwa Daxi ako ni Daxmos nuko bakunda kumamagara Daxi urabyumva. Njyewe ndi umuraperi, ndi umuprofessional guitarist. Yego ndumva profile yanjye niyo ngiyo kabisa. Ako kaniye karansekeje abantu nabivuze kuva kera tuvuga tutereka turebe ko turi abantu b'abanyarwanda ufite izina abitwa ngo Bahakizimana Bahakizimana mani hariya bavuze ko yitwa nde Irakoze iyihikoze iyo ni Imana rero ifite abantu benshi b'abafana ifite abafani benshi n'abasabu benshi ifite abantu b'abasheya benshi ku buryo Imana niyo ifite amazina menshi hano ku isi badiye Diedone badiye Merci n'abandi n'uyu nawe Irakoze niyo ariko hari izina ufite ryerekera ku Mana yitwa Dax none agiye kuvuga ngo Daxmos ibyo ngibyo ndibaza niba aba Daxi kuko hari ifite mu Rwanda none aka Daxmos aba bandi za mana z'abagereki hakaba n'imana z'aba Siriya hakaba imana biriya n'ibigirwamana ariko n'ibishushanyo basenga hari Daxmos ikihe kirwamana muri ibyo ngibyo Adasi na Daxmos ariko mugana Adasi na Daxmos ikigirwamana ni Daxmos njye ni izina ko nakuze mu rugo ufite izina ry'Irisiri ryitwa Davi, noneho papa agakunda kumamagara ngo Daxi nyine bisanzwe. Noneho rimwe hari uwo bita diplomate ni Fasasi wa mbere sinzi niba mubiziho, hakaba na Pifra Maximus wa kabiri ndavuga ni why not nakita Maximus wa kabiri Pifra by'urujijo nanjye ntabwo turabagereki oya nawe tubwira izina ryawe ryerekeranye ku Mana nyine. none se nawe ugiye kwita Iradukutumos kayita ngore kayita ngore ni Kristo inkore ni kayita ngore mos nangwa se Jorimos uri buze kwiyumva. oya ibi ni ntabwo ari mu bintu asobanura nangwa arabizi nangwa ntabwo abizi biriya bya Amos nani ibintu by'abagereki n'ibigirwamana by'abagereki n'ibigirwamana n'ibishushanyo bashyirayo bakabisenga. hari ba Amosi, hari bya bindi by'ukwezi, hari abasenga ukwezi, abasenga n'abandi hari n'abasenga n'inzoka ariko abasenga inzoka, hari abasenga inka nk'abari abantu abahindi bibaze twite ngo Vashmos ariko ubundi ako kanyo uranura turusha imyaka. Mu Rwanda twasengaga iyihe Imana? Imana nazo zo kubeshya. Oya ntabwo zari zo kubeshya. Iwanyu yitwaga iyihe? Ntabwo habaho Imana yo mu rugo. Mu rugo nta Mana yahabaga. Habagaho Imana y'u Rwanda. Nyabingi. Oya habagaho Imana y'u Rwanda. Imana y'u Rwanda ntabwo yizi. Imana y'Ubwongereza iti. Imana y'Ubwongereza turabongereza. Muzakora amahano. Urashaka umwaka
umwaka usikunze none se ntubwire umuntu avuga ngo Imana y'u Rwanda irihe? Imana y'u Rwanda y'u Rwanda hoya ntabwo bavuga ngo ni y'u Rwanda. Imana y'u Rwanda ni kwa kundi umuntu ashobora gukora nk'ikosa cyangwa akaba ari nk'umuntu witonda usanzwe nyine bakavuga ngo uriya muhungu ngo ni Imana y'u Rwanda. Ubundi i Rwanda bavuga ko sinzi niba mwarakurikiranye wenda nka dukurikiranye ibyo nka Rutanga oya ubundi Rutanga rw'amaboko atuye ku gisozi hariya hafi ya Beretwari. Noneho ubundi i Rwanda bavuga ko ari mu mutima. I Rwanda ntabwo ari hano turi. Uyu ufite igihugu mu mutima mu givuga i Rwanda ntabwo ari mu Rwanda. Niko nshimye ko Imana yawe iba mu mutima. Yego indi mitima yo ni vide. Oya nawe ufite Imana mu gifu cyawe se hari abamarayika bagendana nayo ko ari abayisikoti bayo. Abayisikoti bayo nuko ko baragenda bakajyana nayo bagaruka ntibajyana n'Imana ko Imana ifite inteko yayo, ifite intebe mu mutima wawe. None abamarayika bajya he? Bajya mu gifu nangwa mu mara. Abamarayika bari mu ijuru. Imana irara handi gataha. Kutabyumva ntabwo ari amakosa yawe. Imana irahandi. Ese nibirarira muri hoteli aho ngaho yirirwa handi ikazanira muri Kanyo. Nawe wemera yuko Imana ijya handi igataha i Rwanda cyangwa wemera ko irebera hose? Ntabwo nari nahura nayo. Abahuye nawe ntibashaka kutubeshya ngo wowe Imana mu mutima wawe. None se abamarayika bayiherekeza baragiza baza ajya mu mutima abawe bakajya mu mara nawe bakajya mu myijima nawe Kanyombya ntabwo yigeze ahura n'Imana. Kanyombya ahubwo yahuye na Satani. Kanyombya yahuye na Satani. Uzi impamvu? Niba nahuye na Satani nawe uhuye na Satani. Ndashaka kubaza abamarayika bajya mu mara manini amara mato. Oya ikibazo Kanyombya yahuye na Satani. Kanyombya bari kumwe n'umuntu bazahuruduka umuntu yavuga akajya kumva Kanyombya bashobora kuba akunda Satani. Oya ntabwo ari kumukunda nkurebye usa n'agasatani gato. Kanyombya Satani agomba kugira formule ajyana form. Nkurebye usa na Satani. Uriya mukobwa asa na nuza na Mariya muri muna wanuza. Ibintu bavuga ngo Imana iri mu ishusho yacu. Urabyemera nawe? Koko Imana ntabwo yabasa n'Imana. Ntabwo iba yayobye. Kanyombya kunasa ntabwo yabasa n'Imana. None wowe wabona Imana yaba mu ishusho yayo ikajya mu nkende nkawe. Hari abantu beza babaho Imana ishobora kuzigata hari. Ndashaka kubabwira urugero. Kubwira urugero cya gihe Yesu umuntu yamubwiye ati nyabuna ndagutumiye uzazi wanjye haza umusabirizi. Kuko Yesu yajya ahantu habi bira ntabwo ari kutubeshya ngo yaje mu yindi ishusho y'ingegera. Ntabwo wemera Bibiliya. Ishusho y'umusenzi. Yesu yagiye mu ishusho y'umwana mwiza. Hatufite abakobwa dufite abahungu. Yesu yabuze ahantu ajya kugira ngo ajye mu ishusho y'ingegera y'amabandi. None se Yesu ntabwo yakujyamo wowe? Wowe wajya mu ishusho ya nzovu koko? Yesu yajya muri Satani. Wowe wajya mu ishusho ya Esiteri? Ntabwo bishoboka. Nawe ukajya mu ishusho ya Imana iba yambuze kujya mwimusha ingemo ifata ishusho yanjye. Ntabwo bishoboka. Uravuze ko Imana itari mu ishusho yacu? Ntabwo yajya mu nkende. Yerega Imana ijya ahantu heza. Nicyo gihe mbwira abayisilamu igihe ugiye kujya mu nzu y'Imana ugiye gusenga umusigiti ubanza ugakara ibirenge. Wowe wagenda ugakandira inyamanzirantoki ukajya mu rusengero ntabwo unuka mu kanwa. Hariyo bita harizatusi hari matose. Reka ndebe mu gitabo cyanjye kuko bagenda mu uranuka mu kanwa niba ari harizatusi niba ari biki ukajya mu agenda na jenda. Ndashaka kumenya iryo zina. Kariya ni agatabo gato. Ndashaka kumenya igitabo kigomba kuba ari kinini. Ndashaka kumenya iryo zina n'impamvu uri kunuka mu kanwa ngo ugiye gusenga mu musigiti. Imana ngo itaha muri twe. Imana isa na nzobe ariko mutukana kubera ahubwo ikibazo Kanyombya kunuka mu kanwa hari tozisi. Ufite hari tozisi ukagenda ngo ugiye gusenga Imana ugiye gusa n'Imana. Wowe wabona umunsi n'umwe wavuga ati ngo yararemye ngo mu ishusho yayo ugafata ishusho ya Yaka ukabona isa n'Imana.
none se yakase ntiyaremwe mu ishusho y'Imana ugafata ishusho nawe rega waremwe mu ishusho y'Imana Kanyo urabihakana se wa ujya waririmbye yitwa nde uwuhe ugomba kujya muri jewe kuko nsa n'Imana n'ubundi wowe usa n'Imana uriya mukobwa ntabwo ari mwiza uriya muhungu si mwiza none none se ukwica imbere bose mwiza asa n'Imana uyu yamujya ariko apana kangaka kuki sa kangaka Imana se bari babona se Imana itujuje ingingo z'umubiri baho ubukoko wajya gukora ubukwe mu ngorofani ureba benzi iri hariya mbese Imana yajya guhitamo umuntu agahitamo umuntu nka Kanyombya wajya kwituma mu ishyamba ureba imisarani n'abantu bari kubireba abantu ntibabivuga muri comment Imana yajya guhitamo Kanyombya insize Kanyombya nta minsi 5 asigaje ku isi none se Imana nagukunda bapfa Imana ikunda abantu bazi nanjye ndi kwibaza gute Imana yagukunda kandi urahwereye uravuga ibyawe urahwereye reka nkubwire Imana ntimukabifate ko mushaka Imana ni nziza isa neza ntishobora kuba ahantu habi ntabwo yajya mu muntu mubi Imana kuki Satani yagiye mu ngurube ariko reka nkubaze Kanyo uramutse uhuye n'Imana imbona nkubone mbwira nk'amagambo nk'atatu wayibaza Imana nayibaza iki nayibaza impamvu yagiye mu bantu babi njye nabaza abantu beza yaremye njye niko ninde wakubwiye kuki Imana ngo yararemye ntabwo uzi ko Imana yaremye Satani Satani imuremana uburyo bw'umumarayika mubi nuko ko yaremye ibyo bintu ikaba yabijyamo Imana ntabwo ishaka kujya muri Satani Imana ntabwo yajya mu muntu mubi Imana ntabwo yajya mu mugome Imana ntabwo yajya muri ureba inzovu na Esther ntabwo yabajyamo ni abantu babi ni abantu badashobotse wowe wajya muri Esther koko kereka nubwo yajya mu mara ntabwo yasanga amara ari meza wowe wafata Imana ijya ahantu heza nicyo tuba twubakira Imana tubaka inzu nziza ntabwo wakubaka akaruri ngo Imana ngo turayubakiye aho ngaho tuba twubahirije Imana hari ukuvuga ngo Imana yagiye mu mubandi musenzi uri Nyabugogo uri kwiba ngo yagiyemo Kanyo umenye ko wicarana n'umwana bigaragara ko uri kumwigisha nk'amagambo atari meza ikiganiro nakomeze yarize n'ubu ngubu bafunze amashuri niyo tuba dushaka kugira ngo dukore focus turi ikiganiro turi buze kujyamo cy'amashuri dusoze uko biri kose ngenda hakanye ko Imana itajya mu bantu babi hari icyo bivugaho wowe wirirwa umwe inzagwa zawe n'Imana iragutahamo Zubira harya ninde bakwita peace ngira wowe hari icyo irindi ze ngo iradukunda mose iradukunda mose ntabwo nakubwiye ko nitwa iradukunda ariko dore nzi Kanyombya nyarwaye ariko njyewe ntabwo nakubwiye ko nitwa iradukunda nawe nabonye nzobona Kanyombya nzovu ararwaye urabona atarwaye yarenze inzovu muyore nzovu ni umurenge ni ukuvuga ngo wowe nkawe warangije amashuri mbwira nk'ikintu wumva uje gukora hano hanze muri ino vakansi urumva uzakora iki muri ino vakansi nyine ngewe ukuntu nabona ukuntu ibintu mbibona nyine twumva nyine ntakitwararika nyine nkirinda nk'ibintu byandagaza nyine ngakomeza ngafokasinga ku masomo yayo dore ko niyo dusubiye ku ishuri n'ubu dukora amawerekamu nyine nkazajya nikora etide nko mu rugo nyine nkareka kugenda ibintu by'amajoro nyine ngakora n'uturimo two mu rugo wenda niyo nabona nk'akaraka nk'ako ngako nkahita nikorera nyine nabona na poshe nyine nazajya na ku ishuri ni nacyo gituma musaza we amuzanye hano kuri iyi hoteli hariya bahita gute kuri Great Hotel amuhembye ibirayi bitandatu Kanyombya aje dutashye Kanyombya duhuriye muri Elizabeth bamaze iminsi barya twe tumaze iminsi muri hoteli nanjye ndazikunda twe tumaze barya imvungure n'ibishyimbo noneho Kanyombya imvungure ntabwo yazishobora asanze hari ibirayi bikaranze mu mavuta arabigotomeye arabirobeza ariye ibirayi bitandatu namurebaga wagize neza ibyo yamuhembaga ariko nari mfuye inzara yarengeje ikihe kintu wakora se kugira ngo wazanye amanota angahe meza amanota nyine nazanye amanota 71 iyegereze mikoro bivuge neza 71 n'abandi bana rero bazanye amanota ngira ngo niba mwazanye amanota ari hasi abana ba Kanyombya barasibira none abonye umwana ufite amanota 70 twebwe nayo tugira abana ba Kanyombya Kanyombya uzazana ripoti zabo none se wakwita abana bawe bameze nka nzovu ngo yitwa Danimos
barimo bazana amanota Daxmos ni Daxmos iryo zina ntituritindeho ariko ni Imana yabagira icyari oya Daxi nababwiye aho ryavuye oya Daxmos ntago ari Imana kuko ntabwo ari Imana satani we abyumva neza ntabwo Daxmos satani n'ubisobanura satani abyumva neza satani reka mwibarize ko azanye mu manota ukaba uri i Kigali bakamaze kwakira n'ibirayi bitandatu bihorobeje kuko ntabwo uheruka amavuta nyine ni danje ku ishuri hanyuma ku ishuri urumva uzashobora gukomeza kurya n'ubundi nta mabinga wazanye oya niba nta majigo ugira Imana kuko urya ibigori kera ukazana amabinga nangwa amajigo nangwa amajimbiri kandi ariko bikakurira neza kuko ibigori bifite vitamine ibigori se bifite vitamine kandi birakomeye none se niba bifite vitamine kuki bidutera ibyo none se ya kawunga muracyashyiramo gapeteroli kubera inzoka bashyiramo gapeteroli ntabwo kabura nyine ariko se peteroli iba muri farumasi uzakugurira ujyanemo uzajya usura ku isahani ku isahani kandi n'ubundi bashyiramo nzongeremo nangwa avuga ko ari amabanga mbwira neza kareka uzi ntabwo washobora kurya imvungure umva nawe zaradutunze ngenda zaragutunze ariko ubu ngubu ndavana ugiye kuzigura oya ntabwo wazibasha imvungure ariko hari ikintu mujya mwibuteka imvungure hari ikintu zisaba kandi ikayombya ntabwo ihene yanyoyemo iminwa ihene yanyoyemo iminwa hari uyiruta ubwiza ufite ihene ubwoya bwiza biriya bigori ugize Imana ukabona nk'amaminwa y'ibishyimbo ukavanga mu bigori ukarya ugafata noneho wagira Imana ugafata kawunga nangwa se ubugari bw'imyumbati ugakozamo nta wakurusha kugira imbaraga kawunga n'amaminwa kanyombya arya ibintu bakoza gusa ntabwo ibintu bahekenya ntabwo yabishobora behekenya bigori se ntabwo yahekenya nk'igisheke yego birumvikana n'igisheke nta ahubwo reka nkubwire rero uvuze igisheke ni byiza ndashaka kwigisha nuhura n'igisheke ntukaze kireke kuko igihe ufashe igisheke kiri original urakirya ukaba uri isukari ukaba unyoye isukari nawe uri isukari nzima hari igisheke cya pirate n'ikindi n'icya original se oya hari isukari ya igisheke pirate ukumva ni amazi arimo ariko isukari ya pirate hari igisheke urya ukumva ni amazi arimo ukagira ngo ntabwo ari amazi isukari niyo tufukasi ni isukari ariko ibi bintu byo gufata isukari ugashyira mu cyayi burya nta buzima bwiza ufite ariko uri igisheke ushobora kumara amezi 2 udakeneye isukari mu mubiri hanyuma se turacyakomeza no kuba warize harya wiga njyewe niga mu majyaruguru bameze neza mu majyaruguru ni heza hari ibijumba hari ibitoki byose birahari hari ibishyimbo hari ibigori hari ibintu byinshi biriyo none ni ikihe kintu wagira nk'abayobozi bayobora amashuri mu kwereka mu kugaburira abana kuko hari bimwe bikunaniye hari n'ibindi binaniye abarwayi baba barwaye ni ikihe kintu wagira abayobozi b'amashuri yego yegereza mikoro uvuge neza bashinzwe ubuzima bwanyu kurya imibereho kwa muganga urembye bakaba bamujya kumuvuza niyo nama wabagira nyine bagomba gushyiraho wenda nka kwa kundi umunyeshuri ntabwo yarya ibiryo byose bagabura ku ishuri ngo byose abirya bishobore nyine wenda bashobora gushyiraho nyine nka regime nyine abantu wenda batarya impungure bakazajya batekera nk'ibindi biryo nyine runaka ayiganye bakugabura amata baguha amata baguhe n'amagi oya amata ntabwo ari ngombwa nyine niba none se n'impungure zakunaniye baguhaye ikirayi cyakunanira ntabwo cyakunanira ese ntabwo babagira inama ko dufite inkoko nyinshi bya bipondeze bakaba babatekera nibuze umureti noneho uwo mureti uzi waduhaza ufashe igi rimwe abanyeshuri nk'igihumbi imireti y'igihumbi umuntu igi rimwe ntabwo mureti bawutegura ugakaba ntabwo mufite za muvero se utetse umureti muri muvero ntabwo wabyimba hasigaye mu kanwa umureti muri muvero wawuhindura ute wawubona utumbye ukawita umureti senya umaze gutumba gutumba ni ngombwa ko ntabwo utumba urabyimba gerageza kugorora ikinyarwanda gutumba no kubyimba none nuko kanyombya atigeze abyibuhaho niyo mpamvu atabizi ntabwo ari kimwe ntabwo ndya pondeze shana nashaka kubagira inama nshaka kubaza kanyombya kanyo impungure ariko ntabwo ari nziza ku munyeshuri kanyo wavutse ufite ibiro bingahe ntabwo ari nziza impungure mu uzajye muri impungure zidutera ibifu jya hano kuri green hotel usaba imbungure wo kutazibona uzi ko zigura zirahenze impungure nanjye nuko nta nizo nabasaba ega nawe ndakubona umeze nk'akanyanda none se iki wagira noneho mu banyeshuri mwigana bari muri vakanse
ntabwo ari ukuza kurya gusa ibyo mudasanzwe murya, ariko none ukabagira inama kuko uraza ukicara ngo ngewe narangije kwiga ngo narize nazanye birete ibintu nk'ibi, none se kuza mu rugo nukwicara ntabwo wagusubiramo ibyo wize? ngomba gusubiramo ibyo wize nyine. bagira inama rero, nyine inama nabagira nuko nyine batavuga nyine batavuga ko baje nyine ngo muri vakansi nyine ngo nukwicara gusa, nyine bagomba baguma no gukora etide nyine, kuko nkuko nabivuze nyine nkuko dusubira ku ishuri nyine iyo igihembwe cyatangiye dukora amawerekamo test. rero biba ari ngombwa kugira ngo umunyeshuri yibutse ibyo yize, kuko najya kuri iyo werekamo bitazamunanira ngo ni uko yari ari muri vakansi ntabwo ari ukwicara gusa nyine. bagerageza bakajya banywa akayoga gake gake nibuze kugira ngo ubu ntabwo bakakwiriye ku ishuri bagafata akayoga gake gake, oya akayoga ko no kunywa ku gatabi gake gake, ibyo barabitubujije. umva mbwira indangagaciro y'umunyeshuri kuri wewe. indangagaciro, yegereze mikoro mbwire indangagaciro y'umunyeshuri kuri wowe ni ubu ni iyihe? indangagaciro ku munyeshuri njyewe umunyeshuri yazajya yitwararika nyine akareka kwishura nyine nko mu biyobyabwenge nk'amayoga n'amatabi, nyine akitwara neza nyine agafokasinga no ku masomo yiwe nyine, akirinda ibimurangaza na bimwe bita ngo amapiya puresha nyine akabyirinda nyine, akazajya yiyitaho nyine yita no ku masomo ye, akareka nyine kuzajya ajya muke ibikundi nyine by'inshuti mbi nyine zimushora nyine mu mico mibi itari myiza nyine. ariko hariya ku ishuri ryanyu nizeye ko mubana n'abo mungana urugano rwanyu nk'abo mu mwaka wa 6 mu wa 5 nta waje ku ishuri yarabyaye waba yarabyaye? oya ntabwo wamwemera? nta guhagarika kwiga, buri muntu wese agomba kwiga. mbese bakubwiye ko bari bahagarika? n'abasaza bagomba kwigira n'abakecuru, nta mukecuru mwigana? reka wenda azaza ariko nawe uhari. nawe hari inzitizi ujya ubona hagati y'abanyeshuri mwigana cyangwa ku giti cyawe? nayo pe inzitizi ubona ugira? ndashaka kubaza akandi kabazo tugiye kugera ku musozo. none ndashaka kubaza, ku ishuri mugira class mukaba mubana mukagira ubucuti, nta bucuti w'umuhungu ufite? barahari nyine. barahari, ukaba umufite nawe? afite benshi ntabwo ari abagabo, abacuti b'abahungu. akaba yakubwira rero ngo akabizu ku ishuri se? hanze se musoza? no hanze ntako namo. ugomba kuri ikigwari nta bintu uzi. ubwo bucuti bwanyu bumaze iki se? ese si ugusobanurira nyine amasomo? ni ubucuti bwo gusobanura amasomo kugira ngo sesa. hanyuma rero mwese aho ngaho tugiye mu bivuzi twari tugiye kwishora mu mico mibi. mbese ubungubu bakubwiye ngo uyu n'abaturanyi musohoke, umucuti wawe n'abandi bana musohoke, mwumva mwasohokerayo? twasohokerayo twagendaga hariya ka free zone tukifotoza nyine, twarangiza tukitahira, none tukanywa n'agakawa wenda tukitahira, none se ari ahandi hantu twagera ko tutajya muri hoteli? nk'akabyeri se nangwa mu biture ntabwo wasomaho mukubita umwici? oya utu ngutu twemerewe kutunywa twarasoje wenda basi. wasoje wanywa mu biture cyangwa mukubita umwici wayinywa? warasoje n'indi ndebye mu jisho. none se hari akandi mu byerekeye amasengesho nasaba kugira ngo usengere abameze nk'amashitani, ba Armosi, ba Kajosi, ba Fizosi, nawe umeze nk'uri kugera ubwo se ba Kanyombya zose, Kanyombya nayo. ariko hari ibibazo yifuzaga kukubaza kuko ni umufana wawe, hari icyo wakumva wamubaza wowe? ndabifite byinshi. yegereza mikoro ubimubaze nk'ibibazo tugaye nk'ibibazo nka 3. urashoje? ngiye mu biro rero njye ibibazo nari ngufitiye njyewe ndi kwibaza ni kiri umusore nyine urashaka iki? oya nazi abasore bashaka nyine utaraba icyamamare nyine ngo mbe umufana wawe nyine wumvaga wowe ufite iyo ntego nyine. oya reka kubaze Kanyo, wumvaga ufite iyo ntego, wumvaga uzaba iki nyine mu buzima bwawe? icyamamare se niyamamaza mu ikibazo cye kirumvikana.
nyine mbwira wumvaga nyine wowe uzabiki nese wari uzi ko nyine uzabicyamamare gutya ngo nzawurye mufata nagomba kuba icyo ntazi sinyizi sinavamo icyo ntazi gusa nta n'ukuntu wangira inama basi nawe nkareba nawe ujye uramutse ubaye ikintu nawe ubaye aho ngaho waba icyo ntazi namenye uzavamo iki nyine wambwira nyine nka strategy wakoresheje reka ndabona amagambo abaye menshi reka nigere ku musozo mbwira abanyeshuri rero mwifate abanyeshuri bagenzi banyu bifate abahungu bifate abakobwa bifate turi muri vakanse hano hanze hari icyorezo cy'icyoshyo none rero kugira ngo uzaze n'aya mazina yitwa ngo Danizos, Harmozos, Daximos, Amos, ibigirwa bwenge ibigirwa mana byo mu Bugereki nta witwa Nsengimana Nsengiyumva ako wona witwa irakoze akiradukunda ko ari kunza niryo zina ryawe iragukunze kanyombya akunda abana umenya yitwa iradukunda yarivuze cyane nge nawe iradukunda nge nawe irankunda ngenyine njyewe nitwira ko ntabwo nitwira dukunda ni byiza imana se ikunda abantu nkamwe ba Damosi Daximos ntabwo imana ikunda ibigirwamana ni nacyo gituma batubwira hari inkuru mbonye hano ngo y'ukuntu ngo disikrema ngo bamufunze niba yubaka mu buryo butewe n'amategeko bagomba kumusenyera ariko se areka maze abantu numva ngo babasenyere bajya kubaka batazi itegeko nangwa ukajya gusenyerwa utarakurikije amategeko ujye gusaba inama mu kagari nangwa se ku murenge nangwa se ujye n'ahandi babishinzwe bajya gusenyera warakoze iki nuko bagomba kwisenya ariko rero abajya gusenya baba batariye akantu kwera buriya wasanga babimye akantu ni ukuvuga ngo rero ajya kubaka akuzuza ababishinzwe babarebanye icyo ni ikibazo nanjye njya nibaza ababishinzwe bazabirebe baduhorera abantu ntabwo ari no kuduhorera abantu bazabe basaba ibyangombwa babizanye tse wowe wubaka hano bimeze bite ese mujya kubaka mwasaba ibyangombwa byuje ubuziranenge icyo gihe rero bagusenyera uri mu makosa n'aba bandi basenya niba babishinzwe bakaba basanzwe ufite impapuro zujuje ibyangombwa bakagusenyera uburenganya naho ubundi bajya kubaka mureba hehe kuko hari ukuntu usanga bubaka inzu ugasanga ebana iruzuye barasakaye babayemo barangiza ukumva ngo iyi nzu igiye hanze ngo yubatswe ahantu hatemewe ni ukuvuga ngo wowe wubatse mu buryo butemewe n'amategeko hari inzira wanyuzemo zitujuje ibyangombwa nawe usenya rero garagaza ko ufite icyangombwa cyo kujya gusenyera umuntu icyangombwa cyaba gifite dore icyangombwa cyawe nawe amategeko rero ntituzavuge ko hari akarengane niba hari akarengane ababishinzwe baba barenganya abantu na wa wundi wubatse mu buryo butewe n'amategeko akagusenyera wanyuze nyuma ya sheria bayi ndarangije ngaho umwana uzige neza ngusabye ibyumweru bibiri byiza uzaba warangije neza kandi ntuzabye mu buryo bw'abwenge mu bishuko nangwa se ngo ushuke n'abasore bagenzi bawe hanyuma uzasange batwaye kabutindi itemewe n'amategeko bye. Yes, hano tukiri mu kiganiro Kanyombya we urabizi ntajya atinzamo we ibyo biba biri hejuru cyane abaguruka hejuru ariko hano ndabizi uri umustarira mumpereye mikoro yabona ahantu henshi witambutsa tambutsa impano yawe ariko ubundi hari ukuntu ufite impano tu afite impano nyinshi ahubwo iyo twakerekana ngubu ndi umuraperi ibyo ngibyo biratuma nzamo cyane uri umuraperi ndi umuraperi batatu hano ukunda mu Rwanda abaraperi batatu nkunda Jay Paul nk'umuntu wese nyine ukunda iboro bya hip hop mu Rwanda arabizi ko Jay Paul nubwo yatashye ariko Jay Paul ni uwa mbere akunda Bulldog akunda Riderman nk'abahanzi nzanira abahanzi babiri ujyana abandi babiri abahanzi babiri mbazane jyana abahanzi babiri uzana abandi babiri njyane abandi babiri ibyo biboro nakagombye kuba mbikora ariko Zebra Rwabugiri ishumi yanjye yakoze indirimbo yitwa ijyanye n'ibyo bintu aya bamutegeka nyine kuyikoraho kabisa nyine navuze nti
uramutse ufite nk'ubushobozi bwo kuzana abahanzi babiri ukajyana abandi babiri wajyana nde ukazana nde? nk'uko nabigusobanuriye Rwabugiriye yakoze indirimbo abivugaho ariko njye mfite ubwo bushobozi njyewe ubwanjye nakitwara nkazana Jay Paul nta wundi navuga atari hano. Oya navuze babiri ariko undi muhanzi natwara undi muhanzi watwara ukazana reka mvuge umuniga wanjye mfite umuniga witwa Cash Daddy namutwara nkazana Tupac nkazana Amour Shakur. none nk'umuhanzi nk'umuntu arona hano muri hip hop nyarwanda hano hanze ahangaha na R&B ukunda izihe muri izo ngezo? Njye nkunda hip hop. Ukunda hip hop? Nkunda hip hop kabisa. Tukubitire hip hop byibo. Nkubite hip hop. Ushaka ko ndakubita indirimbo urambwira cyangwa bite kabisa yawe. Iminsi maze street narakwamye kuba wari for mibereho ni danger ibyizi bibi iby'isi nivange mbona abana barira babuze na miranje dufunga imitima kuva kera na kare bisaba imbaraga kugira ngo uzagafate migisha y'ababyeyi mivumo y'abakannyi mitima ishengutse yari myinshi mu basane kuboko kumwe microphone ukundi inkota abana b'ikigani bajya bashira inyota abana birusizi bashiriye mu wasinzi b'ikigari twe dusindana ubugeni nazasara nkavuga n'ibitavugwa inkuru nyinshi ndandikwa henshi ku mbuga babonye icyana kirusha abandi kurapa hip hop y'ubusizi duhora dutarama Mutarama Werurwe na Nyakanga n'imivugo bavuga na Kintwara ninzwe na Ja bless to my family Ja bless to my family. Yes. Bakunzi ba IM Irakiza Media TV barabyumva umusani ahangaha umva arabasha kabisa arabasha ariko reka tugendera ahangaha